Yego yego yego, nongeye kubasuhuza kabisa mwe mukomeje kudukurikira hano kuri Future Empire. Ndagira ngo munyemerere twongere dufate akanya tuvuge kuri episode yacu ya 34. Hano ni season ya kabiri, turebe ukuntu yagiye igenda, turebe ibice by'ingenzi kabisa byayigaragayemo, turebe n'ibintu bituma tugira amatsiko byo kureba indi episode ikurikiyeho, turebeye ko iyi ngiyi irangiye. Ndagira ngo mubwire ngo rero turebeye ku bintu by'amatsiko, tubanze duhere ku matsiko. Hano turabizi neza ko dufite amatsiko yo kureba cyangwa se yo kureba uko bizarangira ibya Iribagiza. Mbese Isimbi azaza ryari we? Ngese Nyiranambara we bizagenda uti byiwe aho yagiye azagaruka ryari? Ni ibintu byinshi tuba dukeneye kureba tukanamenya. Ahangaha turabizi ko neza Iribagiza akingiranye mu cyumba. Ahangaha twabonye ko Kanyana yabonye ahari. Mbese tuzabona Iribagiza ava muri kiriya cyumba gute? Azavamo gute? Ni ibintu tuba dutegereje kureba turi benshi cyane. Hano ndagira ngo mubwire ngo episode yacu irangiye 34 twabibonye ko twese ku Kanyana byarangiye abonye Iribagiza ahari. Abonye Fabiola muri Mukanambara avuye kumuha ibyo kurya muri cya cyumba akingiranyemo. Abaramubonye aragenda aranamuvugisha baravugana. Bivuze ngo yamenye aho ari kandi yari afite intego yo kumenya ahari, we na koca we bakajya kumukuramo. Bari bavuze ngo niyo yaba ari ahantu hameze gute, niyo byaba bisaba icyo ari cyo cyose bagikora, ariko Iribagiza agasohoka. Ese wowe urabona Iribagiza azava muri kiriya cyumba? Azava mutesi? Azavanamo na Kanyana? Kanyana niwe uzajya kumuvanamo? Ni koca? Ni gute bizagenda? Ese Iribagiza azagumamo hariya kugeza Isimbi abyaye? Ni ibintu tuba dutegereje kureba turi benshi cyane kabisa. Ikindi kibazo cy'amatsiko ni ukuvuga ngo Isimbi yaragiye, Isimbi yarabuze, Isimbi twaramubuze. Ese Isimbi yagiye he? Ese Isimbi we azavayo yagiye ryari? Azavayo gute? Ni ibintu tuba dutegereje kureba turi benshi kandi turabizi ko na mama we nawe yagiye. Ni ukuvuga ngo iyi filime tuba dutegereje kureba ibintu byinshi imbere yayo kabisa. Haba hari ibintu byinshi by'amatsiko. Ahangaha Cyusa rero nawe aba afitiye ubwoba bwa Iribagiza, aho Cyusa ngira ngo nkwibutse ko Cyusa yatumye wa muhungu w'iwabo kujya kuneka mu rugo hano ngaha kwa Fabiola, kujya kuneka mu rugo rwa Rugema, akagenda akabigiraho inshuti, akavayo azanye amakuru y'aho Iribagiza abari. Ikintu Iribagiza bari gukora, niba bamufata nabi, niba bamufata neza, byose ni amakuru yatumwe yo kujya kureba muri ruriya rugo. Ese azabigeraho? Na Fabiola tuzi muri Mukanambara azabimukorera? Azakora aka kazi ari kumwe na Fabiola? Bizakunda? Ni ibintu tuba dutegereje kureba kabisa. Ngira ngo nkubwire ngo ibi ni byo bintu by'ingenzi tuba dutegereje kureba muri episode iba igiye ikurikiraho uko bwije n'uko bukeye. Tudatinze rero reka twigire ku busesenguzi bwa filime yacu. Twabonye ko filime yacu yatangiriye, twabonye itangira aho nyine yari yasoreje kuri episode ya 33, aho Kanyana yari abonye Fabiola ava guha ibiryo Iribagiza. Yaravuye guha ibiryo Iribagiza, Kanyana amubonye ahita ajya munsi y'urugi atangira guhamagara Iribagiza. Twabonye kabisa Kanyana yagaragaje urukundo arugaragariza Iribagiza nk'uko n'ubundi asanzwe arumugaragariza, ahita ajya kumureba amuvugisha. Iki kintu cyatwigishije ikintu gikomeye, byatwigishije ikintu gikomeye kabisa, ko twese tuba tugomba gufashanya mu bibazo cyangwa se mu bindi bintu bigoranye, mu yindi
sinzi ukuntu nabivuga mu kindi kintu nyine kiba kigoranye. Ahangaha Iribagiza bari kugerageza kumufasha uko bishobotse kose nk'uko Kanyana aba abigenza. Yagiye kumwihanganisha kabisa amuhamagara ngo Iribagiza. Kandi ahangaha twari twabonye ko afite umugambi wo kumucikisha cyangwa se wo kumuvanamo, wo gushaka ahari we na koca we bagashaka ukuntu bamuvanayo. Ese ibi bintu biraza kubahira ubwo Kanyana amenye aho Iribagiza ari? Ikiri bukurikireho ni iki? Ni ibintu tuba dutegereje kureba kabisa, tukareba uko biri bugende, tukareba amaherezo yabyo, niba Kanyana ari buze gukuramo Iribagiza ahangaha abifashijwemo na koca we nk'uko babipanze. Ni ibintu tuba dutegereje guhanga amaso tukareba. Tudatinze rero ku kandi gace ka kabiri twabonye ko Kamarade na Emile bazaniye umuti Iribagiza bawugejeje ku gipangu. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu muti nutuma wibuka ko Iribagiza ino mitungo yose ba Rugema baba barimo ari iyabo. Ni ugutuma ko Iribagiza yibuka buri kimwe cyose, akamenya ko Cyusa ari we wiwe wa kera, akamenya ko iriya mitungo yose yari iy'iwabo. Ese wowe ubona Iribagiza aramutse anyweye uyu muti akibuka ibintu byose, amaherezo yaba ayahe? Cya cyicanyi gikorana na Rugema cyaseba, Rugema yaseba, abo bantu bose baseba kabisa, ba Fabiola bose na Mukanambara wacu nawe yaseba. Ariko ahangaha Cyusa yababigiriyemo umugisha kuko Cyusa yaramukunze kuva kera nubwo atazi neza ko ari we wa kera. Ariko ibi byose ndahamya nashidikanya ko Iribagiza iyo aza kuba abonye kuri uriya muti yari kuhita abyibuka byose, bagafashanya nawe na Cyusa kuba bakibuka ibintu byose yuko ari we wa kera. Ibi bishatse kuvuga yuko rero ba Kamarade bari baje kuzanira uyu muti utuma Iribagiza yibuka ibyiwe cyangwa se ibyo yanyuzemo kera byose, bawugejeje ku gipangu baje kubakingurira kabisa. Hano ngaha twagiye tubibona, babakinguriye umukobwa muzima aravuga ngo reka njye kuzana Iribagiza, agiye azana Fabiola. Fabiola rero aje Emile yabiboneye kure bataramugeraho, abwira Kamarade ko azanye Fabiola, bahita bacaho barirukanka. Ibaze iyo bahaguma Fabiola akaza, mbese wowe ukeka byari kugenda ute? Ibi bibazo mba bibaza byose kabisa muri komenti niho biba bigomba gusubirizwa kabisa. Biba mukeka ko byari kugenda gute kuri ba Kamarade iyo Fabiola abasanga hariya ku gipangu? Byari umuriro, hari gushya, sinzi uko byari kugenda. Ako rero kari agace ka kabiri k'ingenzi twabonye mu iyi filime yacu. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo ntotezwa ngakubitwa, siniheba, oya, oya winsiga, winsigire rungu, umutima wanjye uragukeneye. Subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, wibuke bya bihe. Subiza amaso inyuma. Iyi ni inzira y'umusaraba kabisa. Inzira y'umusaraba igomeje kuba inzira y'umusaraba.
Tudatinze rero n'akandi gace k'ingenzi twarebye mu iyi filime yacu Inzira y'Umusaraba, twabonye ko Rugema na Fabiola hano ngaha bari gutongana kabisa, bagiranye ikintu cy'ikiganiro. Fabiola amubaza ngo ubundi ugira urukundo, hano Rugema amubaza ngo urukundo ruhe? Urukundo ruhe kabisa. Fabiola amusobanurira amubwira ngo yaba urw'ababyeyi cyangwa se urwa kimuntu. Rugema amubwira ko yararengereye, ahangaha narinyetse njyewe ko bitewe nk'uko yamuteye inda aribyo ashaka kongera kuzura, aribyo ashaka kongera kugarura. Narigize ngo nicyo kiganiro Fabiola ashatse kongera kugarura, ariko ahangaha yahise amubwira ko ari urwa kimuntu cyangwa se ari urwa kibyeyi. Narigize ubwoba ngize ngo agiye kubigarura ibyiwe by'uko yamuteye inda. Byari ikiganiro kirekire cyane bagiranye hagati ya Rugema na Fabiola, ariko byaje kuba nyine ingingo nyamukuru hano ngaha Rugema yashakaga kubwira Fabiola kwari ukumufasha cyangwa se kwari ukumusaba ko bafatanya bagashaka Isimbi, umwana wabo Isimbi kabisa, bakamushakisha hejuru no hasi paka bamubonye, kuko Isimbi hano ngaha amaze kuba ikibazo, ari kubura. Twabonye akandi gace rero hano ngaha umukozi wo kwa Rugema kabisa abwira inshuti ya Isimbi icyatumye Isimbi agenda, ngo yasize urupapuro ruvuga ngo ari kubona mw'uru rugo nta muntu n'umwe uri kumwitaho, ngo nta n'umwe uri kumuha agaciro. Ibyo ngibyo ngo nibyo byatumye Isimbi yigendera. Aya ni amagambo ya wa mukobwa wo kwa Rugema yari ari kubwira inshuti ya Isimbi kabisa. Byari ikiganiro nabo byagomeje bivugwa yuko icyatumye agenda ari ukubera gufatwa nabi kandi atwite. Iki ni ikiganiro cyari kiri kubera hano hagati y'inshuti ya Isimbi na wa mukobwa ukora kwa Rugema kabisa, bari kuvuga ko bavuze no kuri Nyiranambara, bavuga icyo bazabwira Nyiranambara, bazamubwira gute ko Isimbi umwana we akunda cyane bamubuze, mbese barebaga he? Ibi ni ibintu byose tuba nuko nabibabwiye tuba dutegereje kureba mu kandi gace uko bigomba kurangira, uko biri buze kugenda ibi ngibi bya Isimbi kabisa, niba ari bugomeze kubura cyangwa se ari buze kuboneka. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo ntotezwa ngakubitwa, siniheba, siniheba, oya, 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 winsiga, winsigire runtu, umutima wanjye uragukeneye. Subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, wibuke bya bihe. Subiza amaso inyuma. Yo, karirimba ni keza cyane. Wowe utarayumva ngo uyirangize ndagusaba kubanza ukumva iyi ndirimbo. Nyuma y'uko rero twumvisha indirimbo, reka twikomereze n'akandi gace k'ingenzi. Akandi gace k'ingenzi twabashije kuba kagaragara mu iyi filime yacu.
twabonye Cyusa mu gahinda kenshi, mu mubabaro mwinshi cyane, ari gusaba Imana avuga ngo nkumbuye iribagiza wanjye. Yari ari gusaba Imana ngo imugarurire urukundo rwe, imugarurire iribagiza yakunze cyane. Mu gahinda kenshi n'ijwi rituje, Cyusa ari kugaragaza amarangamutima yiwe yo gukunda iribagiza cyane. Ari gusaba Imana ngo imufashe yongere amubone. Niko gace kandi kabisa twabonye Cyusa ari wenyine ari gusaba Imana ati ngo Mana umbabarire ungarurire iribagiza ntongere mubone. Hano iribagiza agomeje kuba ikibazo kuri Cyusa. Cyusa agomeje gukunda no gukumbura cyane iribagiza, kandi Cyusa agomeje kuvuga yuko atiteguye guhomba iribagiza mu gahinda kenshi, yabura ibyiwe byose ariko ntiyakifuza kandi ntabwo yiteguye kuba yahomba urukundo rwiwe iribagiza. Mbese Cyusa bizarangira uti? Ngiye kumugirira impuhwe. Nawe niba wazimugiriye muri comment kabisa n'udutima twinshi cyane. Mu gahinda kenshi rero Cyusa yari afite, twabibonye ko papa we yahabaye nk'umubyeyi. Papa we yahabaye nk'umubyeyi, araza aramwihanganisha, amubwira ko ari ibintu bibaho, amubwira ko nawe byamubagaho kera akiri umusore. Nk'umubyeyi kabisa n'ubwo yakoze ikintu aba agombwa gukora, yamubwiye ko ari ibintu bibaho, agomba kubyihanganira ibyo aba ari kunyuramo byose, ko biba bibaho kuko nawe yagiye abinyuramo. Hano yamubwiye ijambo rikomeye ngira ngo natwe dufate cyangwa twumve. Yamubwiye ngo ahantu hari ikibazo n'igisubizo kiba gihari. Koko nibyo, ibintu tuba tugomba natwe kubigerageza tukareba. Yamubwiye ko ahantu hari ikibazo n'igisubizo kiba gihari. Bityo rero yahise anamubwira yuko akababaro arimo nyine katazagumaho, hari igihe azicara akishima. Iki cyari ikiganiro nacyo kirekire cyabaye hagati ya Cyusa ndetse na papa we, ariko byaje kurangira papa we yemereye Cyusa, amubwira yuko amushyigikiye mu rugamba rwo kurwana cyangwa rwo gushakisha iribagiza, mu rwego rwo gutuma barema ejo hazaza heza kuri Cyusa. Arashaka kumufasha hanyuma kugira ngo imbere ye cyangwa ejo hazaza hiwe azabone yishimye. Nk'umubyeyi aba agomba guharanira kwishima k'umwana wiwe. Yamubwiye ko bizamunezeza kubona ejo hazaza hiwe yishimye. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo ntotezwa ngakubitwa, siniheba, siniheba, oya, oya, oya winsiga, winsigire umutima wanjye uragukeneye.
Nyuma y'ibyo rero Cyusa akimara kuganira na papa we, twabonye akandi gace k'ingenzi ko Cyusa yagiye kwa Rugema. Rugema bagiranye nawe ikintu cy'ikiganiro. Rugema yamubajije ngo mbwiza ukuri, niba ushaka iribagiza ndagira ngo ubanze umbwire koko niba ari wowe wateye inda Isimbi. Mbwira niba ari wowe wateye inda Isimbi, ubundi ngushyingire umukobwa wanjye nta kibazo. Hano Cyusa rero yamweruriye amubwira yuko atari we wayimuteye. Yakomeje amubwira yuko na murumuna w'umugore we Fabiola yabimwemeje inshuro nyinshi, cyangwa babiganiriye inshuro nyinshi, akajya abimwemeza anabimushinza, ariko Cyusa agomeza kutabyemera ko atari we wamuteye inda. Tudatinze rero aha hantu cyangwa se iki kiganiro cyo hagati ya Cyusa na Rugema niho filime yacu yarangiriye. Twabonye ko ariho yarangiriye. Cyusa yasezeranyije Rugema amubwira yuko namuha cyangwa se narekura iribagiza bagahura ari bwemere ibyo amusaba byose. Ndagira ngo nkubwire ngo rero wowe muntu tugeranye k'uyu musozo w'ubu busesenguzi, ndagira ngo ubanze urebe neza niba warakanze subscribe, ubundi dukomeze n'akandi gace ka 36, kandi tudahema no kureba inzira y'umusaraba hano ngaha kabisa, n'agace ka 35 nako turakabakorera, tudahwema kureba inzira y'umusaraba hano kuri Big Family kabisa. Ciao, twongere tubonane ku munsi w'ejo. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera, ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe.